Mama Mashira umufata gute? Mufata nka mama kuko yamfashije akampa urugingo rwiwe nyine akamfasha. Muhobera umubwira uti warakoze. Warakoze. Nicuye wagira ngo ikamyo zose zo mu Rwanda zitwara amabuye bazipakiye mu nda yanjye. Mana we ndavuga nti Yesu ndapfuye. Noneho wicura iyo ukiva mu kinya uri gutengurwa cyane. Faisal rero baba bafite akamashini bahita bashyiramo ugahita ushyuha ati noneho ndashyushye. Ukababwira ubuvuga. Ariko nicurira ku rusaku rwa Delphine nawe twe turyamye mu cyumba ariko sicyo sinirata ibyaha nakoze nirata Yesu wampaye agakiza. Ni nawe watumye ngera ku rwego rwo guha Delphine impyiko. Ubundi iyo mba nkiri umupagani nayo ntampaye kashi nari kumuhereza. Hanyuma rero nk'umuganga wabakiriye avuga ati Delphine ushaka gutanga impyiko nta kintu nakubwiye. Arambaza ngo umubyeyi wemeye guha uno muntu impyiko uramuzi se? Yoya namumenyeye hano. Ati turi indashyikirwa. Nako bindashyikirwa pe. Ati uri indashyikirwa. Habahinjiye undi mugabo ati bano ni babarokore. Numva ni shema kuba ndi n'umurokore. Ati bo ni babarokore. Ni babarokore. Urabona kwa muganga haba ari abantu benshi bafite umubare runaka bari bwakire. Abarambwira bati rero uragenda uzagaruke gutanga ikizamini. Habwira ni oya cyewe n'indashyikirwa. Muganga ati byanditse hehe kuri indashyikirwa? Dogiteri jirambwe ko n'indashyikirwa. Nawe tubibona indashyikirwa. Nanjye mbyiyumvamo. Buriya abarokore tugira confidence. Agakiza ka Yesu kaduhaye confidence cyane. Meze neza ndashima Imana. Yego. Ufata gute uyu mubyeyi? Mufata nka mama. Nenge kukubaza ntumwita ngo iki? Ukuntu umwita? Ntabwo nakubeshya. Mpamagara mu izina ry'umwana we. Ntumva se? Yego rwose. Umwita mama nde? Mama Masheri. Mama Masheri? Afite umwana witwa Masheri? Yego rwose. Mama Masheri umufata gute? Mufata nka mama kuko yamfashije akampa urugingo rwiwe nyine akamfasha. Muhobera umubwira uti warakoze. Warakoze. Mubwira amagambo meza wifuza yose. Mbwira amagambo. Yarakoze Imana izamuha umugisha. Yego. Kandi igikorwa yakoze cyo kumfasha naracyishimiye. Yego. Imana izakomeze ibane nawe. Wari ugeze hehe wumvaga ubuzima bumeze gute? Yagufashije ugeze he? Nyine amara kumbwira ko azampa impyiko. Umutima ntiwaguhatirije kuba wavuga ati bimwemeye wabivamo? Ibyo umutima warabimpatirije ariko bimpatiriza nyuma maze kumenya ibyo ngiyemo. Ariko ubwo naravugaga nti n'ubundi ni umurimo w'Imana reka ngende. N'ubundi uko bigenda kose barasanga hari tutanahuje. Reka twongere tubahe ikaze kuri Rwiza Empire aho muhereye hose mwe mudukunda mwe mudukurikira umunsi ku munsi tubabwire ngo turabayambiriye. Rero uyu munsi ndi kumwe n'umudamu mwiza, reka muhe ikaze atangire abibwira. Murakoze. Nitwa Umutumwa Claudine. Ku izina ry'umwana banyita Mama Masheri. Mama Masheri. Umwana yitwa Masheri? Yego. Umutumwa Claudine? Yego. Amazina meza. Ntago iso nta kwanga akita nabi njyangite se neza. Kwise neza pe. Umutumwa Claudine amakuru yawe? Amakuru ndaho ndashima Imana. Ndabona umeze neza murarebeye inyuma n'imbere nimba rukwemeze si? Yego. Meze neza ariko ubuzima bwo nyine
bugenda uko ubutwaye. yego kugira uko Iyo ubutwaye. wikomeje ubuzima burakomera. Iyo usanga ubuzima unabworoshye. Unabworoshye. Ndabona ufite na Bibiliya imbere yawe. Mfite Bibiliya, ndi umukristo. Ni umukristo? Yego. Bibiliya ntujya ugashyira hasi? Oya, Bibiliya ntabwo tuyisiga, turayigendana. Yego. Kuko twahamagariwe gukorera Imana. Yego. Wabwiriza, wahura n'umuntu urwaye ukamusengera, mbega tugendana Bibiliya. Ubanza rero mpamvu urakora ibikorwa byiza. Ibyo nabonye sinzi nimba ari byo, ariko niyo mpamvu naguhamagaye ngo utubwire koko. Yego, ibyo wabonye uduhere kuri 0, tubwire aho utuye byose, ubwire Abanyarwanda. Ntabwo twabanza tugasenga Imana cyane, nta kibazo. Dusenga Imana. Mana nziza, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira uburyo waturemye mu buryo butangaje, icyubahiro n'ishimwe n'ibibi byawe. Waduhaye uyu munsi kugira ngo twongere tuwunezererwemo, shyirwa hejuru kuko watwongereye iminsi yo kubaho. Natwe turagushimye abo waremeye imirimo myiza muri Kristo, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugiye gutangira iki kiganiro, ubane natwe, utugirire neza. Amatwi y'abatwumva ahabwa umugisha nawe Mana, kandi imitima y'abantu yururuke kuko ari wowe Mana ikora ibikomeye n'ibitangaza bitarondoreka. Icyubahiro n'ishimwe n'ibibi byawe, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Ubu rero ugiye utangira wibwira Abanyarwanda, bavuga aho uturuka byose. Yego, tubuhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Umutumwa Claudine, nkaba ndi umubyeyi ufite abana 3, nkaba ntuye i Jabana mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jabana, kagari ka Kamatamu, umudugudu wa Murehe. Nkaba ndi umukristo mu itorero rya Rubonobono. Rubonobono ni ahangaha iwanyu? Oya, ni mu Gasyata. Mu Rubonobono ni mu Gasyata. Yego. Ariko nyine urumva ubuzima ugenda ushakisha aha make, niko ubuzima wisanga. Haba inzu za make ubwo ngubwo? Ijabana uko biri biragerageza muri Kigali. Ubwo ntuye aho ngaho ariko nsengera mu Rubonobono. Ndumva mbibwiye. Yego. Ndi Umunyarwandakazi. Umunyarwandakazi biragaragara. Yego. Rero tubwirira inkuru yawe. Inkuru yanjye ni inkuru nshingiye uburyo Imana yaduhamagariye imirimo myiza muri Kristo. Byanditse mu Befeso ibice 2, umurongo uhera haravuga ngo twahamagariwe imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Inkuru yanjye rero ni inkuru y'ukuntu nafashije umwana wari urwaye, nasanze ku bitaro i Kanombe. Ese ndibaza mwahuye gute? Wari usanzwe umuzi cyangwa wagiye i Kanombe ahamusanze? Ntabwo nari nsanzwe muzi, nta na gahunda yo kujya i Kanombe nari mfite. Ariko mushuti wanjye yarampamagaye ati mama wanjye ararwaye. Mama we nari muzi, arampamagara arambwira ati mama wanjye yarwaye, none mukozi Imana ngwino ufashe tujye kumusengera. Ngenda ngiye muri ubwo buryo, ngenda ngiye gusengera umukecuru wari urwaye. Ndagenda ndasenga, ngeze i Kanombe. Sari uwo mukecuru yari arwariyemo niyo Delphine yari arwariyemo. Delphine rero yari ameze nka konseye mu bitaro, kubera gutinda mu bitaro. Yabaga atembera mu bitaro. Urumva ngo utinze mu bitaro uranabayobora. Urabayobora cyane. Ubuyoboye abantu bose baza ari we bavugisha, abaganga cyane cyane kuko baba bamaze kukumenya. Delphine rero ndahamusanga, ndamubaza se wa kana we ukora iki? Nabonaga ari akana, kubera kurwara cyane yabaye nk'akana. Ndamubaza se Delphine wa kana we ukora iki? Arambwira ati ndarwaye. Urwaye iki se ko ndeba ugendagenda, urwaye iki? Ati ndwaye impyiko. Ku kaboko hagira igikovu kinini bakoreramo dialyse, na hano mu gatuza ahantu bamubaza umutima hari inkovu nini. Umutima arabazi? Yego, bamubaza umutima. Delphine arambwira ati narwaye impyiko. Ese ube umaze igihe kingana iki mu bitaro? Ati maze imyaka 4 mu bitaro. Kuki se udataha? Ati ndacyarwaye. Harabura iki se ngo utahe? Ati nabuze umpa impyiko. Wabuze uguha impyiko? Natekereje ndamubaza nti se gutanga impyiko
niduhuza nzazikwihera nzakwihera impyiko numvaga uko mbimubwiye ndi bugende bagahita bateruramo bakayimwihera. Ese nibaza kuri wowe ubwo utanze impyiko wowe utapfa wumvaga wemeze ariko muri ako kanya ntabwo nabitekereje kuko nabivuze ntekereza ko tutanahuza. urumva urumva njye mvuka Kimisagara undi avuka Rwinkwavu aho bita nimba ari Indago nimba ari he ntabwo mbibuka neza. aho hantu urumva harimo intera ni n'akana njye ndi umuntu mukuru numvaga tutanahuza. ndamubwira niduhuza nzayikwihera. Delphine ati niduhuza uzayimpa. ati ngaho mpa nomero zanjye ndazimuha ariko nkumva nyine birarangiye ndanagenda mbisiga aho ngaho numva mbirangirije aho ngaho. nkigenda rero hashize nk'icyumweru numva umuntu arampamagaye ati yewe ndi Delphine wa wundi wemereye impyiko waje bakagupima ukareba ko duhuje. ni rwose kuza nakaje pe kuza naza ariko ndi umukene singira amatike. n'uwo mubyeyi wari wanjyanye i Kanombe yari yantegeye. urumva iyo umuntu ari umuzunguzayi uba ucungana n'ayo kurya wagira amahirwe ukabona aho kwishyura inzu wagira amahirwe nyine ukabona n'utwo kwizigama. ndamubwira nti pe kuza naza ariko singira amatike. Delphine arambwira ati mama azajya aguha itike. nimubona itike mukumva mwayibonye muzampamagare ngewe nzaze. Delphine arambwira ati uzaze kwa kabiri mama azakoherereza itike. banyoherereza itike ngenda nyine ntazi ibintu ngiyemo ariko kuko mu muco w'abarokore Bibiliya ivuga ngo yego yanyu ibe yego oya yanyu ibe oya. umutima ntiwaguhatirije kuba wavuga ati binemeye wabivamo? ibyo umutima warabimpatirije ariko bimpatiriza nyuma maze kumenya ibyo ngiyemo. ariko ubwo naravugaga nti n'ubundi ni umurimo w'Imana reka ngende n'ubundi uko bigenda kose barasanga hari tutanahuje. ndagenda mpageze Delphine abadogiteri baramuzi abaganga b'i Kanombe bari bamuzi ahita afata umuganga umwe ati muga wampimiye uyu muntu uko ashaka kumpa impyiko. muganga ati yote reka nze mugupimire. yari uw'ijoro mbega agiye kurara ijoro. ati reka mugupimire. muganga amfata ibizamini 3 by'amaraso amaze kubimfata arambwira ati ejo mu gitondo uzagaruka utange inkari. ndamubwira nti se oya reka ndare ahubwo nzitange mu gitondo. ati nta kibazo turabitanga. aratubwira ati noneho muzagaruke kureba dogiteri wundi bita Jiri. ndavuga nti nta kibazo nyine ndavuga nti nyine ni biri hafi ariko wenda tuzagera hirya ntiduhuze. nari mfite icyizere nka 30% kuko urumva njye nakijijwe ndi mukuru naraciye mu ngeso nyinshi mbi urumva mu mpyiko batanga amaraso bakora ibizami byinshi. numvaga nyine hari aho bazapima wenda bagasanga ndwaye sida basanga mfite ikindi kibazo. wigeze ugira aho wumva wakoze ingeso mbi ku buryo wumva na sida warayanduye? cyane nakoze ingeso mbi nyinshi cyane mbega Yesu yankuye kure. Yesu yampaye agakiza ndushye. ntumbwire ko wicuruzaga ku muhanda nk'abandi njya mbona. wapi njye ntabwo nicuruzaga ku muhanda. jewe nabikoraga mu buryo bwiyubashye ariko buteye ubwoba. yego bwiyubashye kuri telefone mu rugo ahantu nkaba nziranye n'umuntu runaka tugahamagarana ukuntu yagenda nkahamagara undi yagenda nkahamagara undi ntagiye ku muhanda. yego waga ari urugo rwawe cyane n'ahandi hantu wajyaga? urugo rwanjye cyangwa n'ahandi. narashatse n'urugo rwarananiye. umugabo yarantaye. nyuma ndavuga nti ubuzima buransi. ariko buriya iyo uri umupagani iyo udasenga ibintu byose ubikemurisha gukora ibyaha. iyo udasenga rwose wumva igisubizo
rimwe na rimwe ari ukujya mu kabari ukimara stress, kandi inzoga ntabwo zimara stress, ari ukujya mu busambanyi ukumva uri guhima wa wundi wagutaye, kandi burya ari wowe uri kwiyica. Uvanga ibyo yabikoze kubera umugabo yagutaye? Yego, umugabo yari yarantaye, avuga nti ubuzima burandenze, urakwenze, nkora ibyaha, yego, ndarengerana cyane, ariko sicyo nirata, sinirata ibyaha nakoze, yego, nirata Yesu wampaye agakiza. Ni nawe watumye ngera ku rwego rwo guha Delphine impyiko. Ubundi iyo mba nkiri umupagani ntayo nari kumuha, kampaye kashi ntayo nari kumuhereza. Hanyuma rero nk'umuganga wabakiriye avuga ati Delphine ushaka gutanga impyiko, nta kintu nakubwiye? Umuganga dogiteri wa mbere twagezeho, uwo twabanje sinzi nimba ari dogiteri, uwo yatwoherejeho wa kabiri Jire ni dogiteri, aravuga ati kuko Delphine yaramuze ati Delphine bite, ati muga rwose uyu mubyeyi yemeye kumpa impyiko. Arambaza ngo ye umubyeyi wemeye guha uno muntu impyiko, uramuzi se? Yoya namumenyeye hano. Ati turi indashyikirwa. Yego, nako bindashyikirwa pe. Ati uri indashyikirwa. Habahinjiye undi mugabo ati do bano ni babarokore. Numva ni shema kuba ndi n'umurokore. Ati bano ni babarokore. Ni babarokore. Reba yiteze bwa butambaro. Ndavuga nti siko koko byashoboka ko nabi ndashyikirwa. Yego, ahubwo wumva uzajya ngo udapfuye. Je nawe ngo udapfuye. Umuntu gupfa ntacyo bitwaye. Yego, kuko n'irembo Kristo yarabanje. Isari ubu nagutegeza ko isari ugiye wajya mu ijoro. Ngenda bitekereza cyane kuko icyazanye Yesu no kugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi. Yego, yego. Umuganga ati dore baba ko yabiye bwa butambara. Ati uyu mubyeyi ni indashyikirwa. Yego. Arambaza ati se ubundi uzi groupe y'amaraso yawe? Ndamubwira nariko ndumva ari O negative. Ndumva ari O negative. Ati ati urasobanutse. Yego. Ati urasobanutse uzi na groupe yawe? Ati ndayizi ni O negative. Barayigupima iyo ugiye kubyara, barakubwira groupe yawe. Yego. Ndamubwira nti ni O negative. Turasobanutse. Ati se ubundi wowe uje gutanga impyiko uri siri kuyifite? Ariko uzi ko bishoboka ko ntayo mfite. Nanjye hose ntekereza bibaho ko amatagira birashoboka ko umuntu yagira impyiko imwe akabaho, akavukana impyiko imwe. Nanjye ntabyo narinzi, numvaga nyine umuntu wese agomba kuba afite impyiko ebyiri. Yego, ndamubwira nti birashoboka ko ntazifite. Ahita atubwira ati reka mbahe ikizamini mujye gutanga kureba ko ufite impyiko. Nta kibazo. Akidutwandikira ngo tujye gutanga icyo kizami, aravuga ati ariko buretse, amfata ukuboko aransohokana, anjyana kuri ba bandi bakira abantu babita ngo iki, abamwe bakira abantu ndetse kuri reception se. Abadogiteri bagira abantu baba bari hafi, abaza kutubwira bari aragenda aramubwira ati uyu mubyeyi najya aza kundeba ntagatonda umurongo ntagafate nomero, uyu mubyeyi ni indashyikirwa, agiye gukora igikorwa cy'ubutwari. Numva nanjye ndakomeye. Yego, tubatekereje ko ushaka no gupfa. Ibyo nari ntarabigeraho, urumva turacyari hafi. Ibyo gupfa naje kubitekereza batangiye kubinsobanurira. Yego, turagenda bampima, tugeze aho bampimira ikizami cy'impyiko, dusanga hari abantu benshi. Urabona kwa muganga haba ari abantu benshi bafite umubare runaka bari bwakire. Yego, abarambwira bati rero uragenda uzagaruke gutanga ikizami ejo. Habwira ni oya cyewe n'indashyikirwa. Muganga ati byanditse hehe kuri indashyikirwa? Dogiteri Jire ambwiye ko n'indashyikirwa. Nawe tubibona indashyikirwa. Nanjye mpita mbyiyumvamo. Buriya abarokore tugira confidence, agakiza ka Yesu kaduhaye confidence cyane. Mpita mvuga ndi indashyikirwa. Urumva iyo umuntu akubwiye ikintu nawe uhita wiremamo icyizere. Ndamubwira nti muganga njye ndi indashyikirwa. Sinsubira mu rugo, sinsubirayo. Igikorwa ngiye gutanga ndi indashyikirwa gukora. Muganga ati ntacyo. Yego, ubwo muganga yemera kunkorera uwo munsi. Ntanze icyo kizami, ibisubizo ntago babiguha, babyoherereza dogiteri.
dogiteri akaba ari wowe ugaha indi randevu. Yego. Rero dusubiyeyo ahita aduha randevu, aduha taransiferi yo kujya Faisal. Nkagera Faisal. Ibintu by'i Kanombe bagutaransifera Faisal. Yego. Ukinjira nyine mu bintu bijyanye no gutanga impyiko. Ubwo twari turi mu bintu bibanza i Kanombe ho bahita bagutaransifera Faisal. Kandi Kanombe niho Delphine yari ari mu bitaro. Delphine yabaga i Kanombe mu bitaro. Urumva ubuvuzi bwinshi na dialyse yayikoreraga i Kanombe mu bitaro. N'uwo murwayi wanjye nari naragiye gusura, naje no kumurwaza nyuma aranapfa. Wa mukecuru naje nyuma kumurwaza aranapfa. Ubwo urumva Delphine tukomeza kumenyana. Tujya Faisal. Nageze Faisal n'ubwa mbere mvuka i Kigali, ariko Faisal sinari mpazi. Faisal nabonye ari nk'Iburaya. Nabonye ari nk'Iburaya, ndahishimira. Noneho bagira serivisi nziza cyane. Guhera kuri resebusiyo, ubajije arakuyobora. Nari nzi ko bavuga Icyongereza. Abantu ba Faisal rwose bita ku barwayi. Guhera kuri babandi bayobora abantu, baba bambaye neza amajire n'amajipo y'umukara n'amashati y'umweru, bita ku bantu cyane. Byaranshimishije. Ni Kanombe bagira serivisi nziza cyane, ariko Faisal kubera ukuntu numvaga harenze, numvaga nta muntu wakwikoza. Ariko tugezeyo sanga Delphine baramuzi, urumva bahamubagiye umutima. Yakundaga kujya mu buvuzi, guca mu byuma gutyo. Faisal baratwakira neza. Tubonana na muganga Letitia nawe ni umuganga uvuga neza. Abaganga ba Faisal baciye bugufi cyane rwose. Bari dogiteri Letitia ntago mbizi. Letitia turabushimiye. Arambwira ati wemeye gutanga impyiko. Arambaza ati se byaje bite? Ndamubwira uburyo namenyanye na Delphine. Arambwira ati hari ibintu by'ibanze tugomba kukubwira. Umenye ko mu Rwanda batagurisha ingingo. Barabigusomera rwose, ukagera ukumva ufite n'ubwo bati koko nk'ubu bamfunze nta bundi nzira iki. Ariko ndavuga nti igikorwa niyemeje Imana izakimfashamo. Aratuganiriza, arambaza se ufite umutware? Ndamufite. Twarasezeranye, ariko ntago tubana. Ntago tubana. Tumaze imyaka 13. Yarantaye, yarashatse undi mugore. Ariko ndamubwira nti, arambaza se ufite abana? Ndamubwira. Ambaza uko bangana, arambwira ati noneho cyo ugiye kunkorera uzagarukana n'umwishingizi. Ukira n'umwishingizi mu bintu byo gutanga impyiko. Ntabyo narinzi. Umuntu ugusinyira pe. Ndamuzana umuhungu wanjye wa kabiri, bamwita Mugisha Alegisi. Abana narabibabwiye nti njyewe ngiye gutanga impyiko. Arambwira ati ibyo ari byo byose urwaye mu mutwe. Arambwira nti ntabwo ndwaye mu mutwe, shingiye uburyo Imana yandinze njyewe. Ati urwaye mu mutwe shingiye n'uburyo dutunga Imana itwitaho. Reka nanjye nite ku wundi muntu. Yego. Umuhungu wanjye ndamwigisha, arabyumva. Umukobwa mukuru agira ubwo barambwira ati ariko nk'ubwo ugiye ugapfa. Ndamubwira nti reka dange we sindi uwo gupfa. Nta mpungenge ufite ko ushaka gupfa? Nari ntaragera aho babimbwira neza. Aho ngaho ni mwitangira. Letitia murabona nakakohereza ku wundi bita Bwiza. Bwiza rero niwe uguha ukohereza ku wundi mudogiteri ushinzwe ibyo mu bijyanye n'imitekerereze ahari. Sinzi ukuntu babita, muramfasha. Anyohereza kwa Chantal. Chantal ni umubyeyi ufite nk'igitsuru ukuntu utinyitse, ariko uvuga neza cyane. Dogiteri uvuga neza ariko utinyitseho. Ndagenda, arambaza ati, ambaza nyine urugendo rw'ukuntu ngiye gutanga impyiko. Ndamubwira nti narabyiyemeje. Ati se wabitekerejeho? Ntinabitekerejeho. Gutanga impyiko se uzi ibyo ari byo? Ni uko nabyumvishe ndumva nabishobora. Arambwira ati ni urugendo rubabaza, rusaba n'igihe.
bisaba igihe, tuzaguhamagara kenshi. Faisal, tuzaguhamagara kenshi, tuzagukenera, uzasiga imirimo yawe. Urumva ibyo bintu uzabishobora. Tuzakureba ahantu hose, mbega tuzagerengera umubiri wawe wose, tuzakureba ahantu hose. Nzabishobora, ndumva nzabishobora. Numvaga nashaka gutesha Delphine amahirwe yo kumuha impyiko, ariko yambwira ati tuzakureba ahantu hose, nkumva mfitemo akantu kuko hari aho tuzagera bigapfa. Mbega ntari najya mu murongo neza. Kandi gutanga impyiko urenda uyitanga utari wabyumva neza, mbega ubyumva neza barangije kukubaga. Ubundi nibwo ubyumva neza, ubundi ubugira ngo ni teateri uri gukina. Ariko kuko nsenga Imana, mfite n'inshuti zisenga Imana, nkababwira bakambwira ati kuraje, abandi bati n'ubundi Delphine ni uwo gupfa. Delphine ni uwo gupfa, ubundi urayimuha, n'ubundi uzaba uhomye impyiko yawe na Delphine apfe. Nababwira ni oya, Imana yatumye amara imyaka 4 mu bitaro, izatuma Delphine abaho. Ubwo Chantal arambwira ati noneho ikintu cya mbere, ikizami cya mbere aguha, arakubwira ati ufite abavandimwe bangahe? Kamubwira, namubwiye ko mfite abavandimwe 3, ufite inshuti? Ndazifite. Ati noneho genda babwire iki gikorwa ugiye gukora, babwire ko ugiye gutanga impyiko. Ati noneho uzagaruke umbwire. Ndamubwira ariko narababwiye ngo hoya, genda kubwiye ngo genda ubwire abavandimwe bawe ngo bivemo. Biba bisa no kuguca intege n'inshuti zawe. Ndagenda, abavandimwe bo nabwiye umwe arambwira ati kuraje, undi abwirwa n'undi. Sinjye wamubwiye, musaza wanjye yabwiwe na mushiki we wundi. Aravuga ati Claudine ni umusazi, ni umusazi. Ariko inshuti zo n'ubundi nayoboraga amagurupe, twasenganaga n'abantu, nabwira ni njye ubundi mu gikorwa cyo gutanga impyiko. Ntagira ababivugaho cyane kuko urumva iyo uri umukozi w'Imana abantu baba bagufitiye icyizere ukuntu. Ndababwira ndi mu gikorwa cyo gutanga impyiko, bakanambaza bigeze he, bumvaga nabo buri buke bakayinkuramo batazi ko ari inzira ndende. Ubwo nsubirayo, igihe yari yampaye arambaza ati se bakubwiye ngo iki? Barambwiye ngo ni byiza, ariko numva ntashaka gutesha amahirwe Delphine. Yego, amubwira nti ni byiza, barambwiye ngo ngire courage. Ubwo rero nagarutse, ubwo nawe ampa indi transfer. Uwo muganga yego aguha transfer yo kubonana n'undi mudogiteri mwiza cyane, manza akiri umukobwa. Nubwo ntibagiwe izina rye, ni mwiza ku ruhu cyangwa ni ku mutima? Ku mutima cyane. Ni umudogiteri w'umukobwa cyangwa umudamu se wicisha bugufi. Wenda turarangiza ikiganiro namwibutse, ariko w'umwana mwiza cyane. Kwakirana ubwuzu. Turagenda rero dutangira processus yo gutanga impyiko. Baguha ibizami byinshi, bakohereza kureba kanseri y'inkondo y'umura, bakohereza kureba kanseri y'amabere, byose bagucisha mu cyuma kireba ko impyiko zawe zikora neza, bakohereza kwa muganga w'amenyo. Mbega utangiriza biragoye cyane, twabimazemo amezi 7. Nkiri muri ibyo nkageraho nabona ukwezi batampamagaye, ntubibi byarapfuye, nkumva nanjye mbivuyemo. Ariko Delphine yampamagara, kumva imbabazi ziragarutse. Muri make Bibiliya ibivuga neza ngo hahirwa abagwa neza kuko aribo bazaragwa isi. Abaragwa neza bazaragwa isi. Kuko jewe niko nkubwira, kubona umuntu nkawe wakwemera utanga impyiko ni bakeya mu Rwanda. Nanjye sinjye ntabwo ari njye wishoboje, amafaranga baguhaye sinjye wishoboje. Nashobojwe n'umwami w'amahoro Yesu, wampaye agakiza. Mbega utaranyirengagije ndi umunyabyaha, akankuramo akampa agakiza, niwe wanshoboje. Kandi nigeze guhiga umuhigo nkikizwa, ndavuga ngo ese ko mbona abantu b'abakozi b'Imana bakunda gufasha abantu bifashije,
nk'ubu iyo wifashije ugahamagara umukozi w'Imana kwitaba vuba, ariko iyo uri umukene hamwe na hamwe umukozi w'Imana ashobora gutinda kukugeraho, kuko rimwe na rimwe ushobora kumuhamagara nta tike, ubundi gutyo gutyo. Ariko ndavuga nti nge nzafasha ba bantu batifashije, ariko mbirangiza gutyo. Burya turavuga tukarangiza ukigendera, ariko buriya muri iyi nzira ijya mu ijuru icyo wahize wumva uzabikora se? Yego, kandi narabitangiye kandi mfite umugambi wo gukomeza, kuko Bibiliya ivuga ko abarokore turi impumuro nziza, turi impumuro nziza mu bantu bataramenya Imana. Ubwo hose tujyayo na Delphine kandi twarajyanaga kugira ngo bitworohere. Najyaga i Kanombe bakadutwara twese muri ambulance. Mwagiraga muri ambulance kuko Delphine yari umurwayi w'i Kanombe, ntabwo yari yemerewe gusohoka atari muri ambulance. Ubwo rero nanjye nkaprofitiraho nkasohokera nkagenda muri ambulance, tukagenda badufata ibizamini bijyanye na muganga. Birihuta cyane, birihuta kuko we aba ari mu kazi. Ntanga ibizami, hari aho nageze mu cyuma kimwe ngo kireba ko impyiko zawe ari nzima. Ndatekereza ntari kubusuku bapfa bakorosa ishuka bakorosa ishuka y'umweru, ndatekereza ntusuku bapfa. Umuganga kuvugisha ari mu kindi cyumba, wowe uri mu cyuma hagati, ese ubusuku bapfa? Kandi dore ni ukubapfa, ubu nizanye ni ukubapfa. Ariko ibyo byose tubicamo, Imana iradushyigikira. Imana yaradushyigikiye, Imana yaradushyigikiye. Buriya nukora neza Imana izagushyigikira, izabiguhembera, izagushyigikira no mu rugendo rwo gukora neza Imana iragushyigikira. Urukivamo amahoro rero, icyuma nkivamo amahoro. Icyo cyuma baratubwira toke musigaje kuza gutanga ikizami kijya mu Bushinwa. Mutanga n'ikizami kijya mu Bushinwa kimara ukwezi. Hari amaraso bakuvoma nk'uducupa 8. Bwira muganga ni noneho kuyamaze amaraso kuyamaze ati humura, urabona hari na litiro irimo, ariko barayavoma pe, barayavoma kuko ibintu byanjye byari bishyigikiwe n'Imana. Nta hantu habansanzemo indwara usibye mu menyo. Mu menyo barambwiye ati Faisal, barambwiye ngo amenyo yawe yose yaracukutse. Nkibaza ntubundi ibintu by'amenyo babishakira iki? Gutanga impyiko bihuriye n'amenyo? Ariko bamaze kumbaga nabonye ko ahubwo amenyo ariyo gice cya mbere cy'ingenzi mu gutanga impyiko. Kuko urababara ugashinyiriza ukayafatanya ugahekenya amenyo. Amenyo arakurya. Ariko nabwo kuko nari nshyigikiwe n'Imana, nibwo natangiye kumenya ko ibintu bikomeye. Tugeze igihe cyo kubagwa, baduha gahunda yo kujya kubonana n'inzobere z'abaganga. Tujyayo bamubwira ati kuraje, nabo bakubaza se nta biguzi baguhaye? Ahubwo ni Delphine, buri ubuvuzi bwa Delphine bwitabwagaho n'akarere ka Kayonza. Bamwishyuriraga dialyse, ibintu byose baba bamwishyuriraga dialyse. Patinas, umushinga bita Patinas niwo wamukoreraga ubundi buvuzi. Nubwo nge ntago nakoreshaga mituweli yanjye cyane, twakoreshaga cyane icyangombwa cya Patinas. Mbega nivurije ku cyangombwa cyane cya Patinas. Niho utangira impyiko, niho ukorera ubuvuzi bwose. Ubwo Delphine urumva ndababwira nti burya umuntu yanakaka umuntu umurusha ubushobozi, icyo umuntu nta bushobozi afite. Kandi niyo yaba afite, uwakamufashije ni mama w'umurwaje imyaka 4 mu bitaro. Urumva Delphine rwose yari uwo gufashwa. Niyo ngira icyo mufasha nge kindi mana aragikoze. Ko gukizami kiragaruka, baduha gahunda yo kubagwa. Twabaze ku itariki 25 z'ukwa gatatu. Kuko mwabazwe. Ugenda mbere yaho. Delphine yagenze mbere yaho iminsi 2 kugira ngo akorere na dialyse ya nyuma Faisal. Rero nagiye hasigaye umunsi umwe ngo batubage. Buri gihe bagenda ukararayo. Nagiye kurarayo. Niriweyo nagezeyo saa 5. Abari butubage ejo nka saa 1. Ariko numvaga ndi kurota. Baguha imyenda
usa n'umuntu uri kurota bakaguha igitanda turyama utari wumva ibyo ari byo ukaryama ku gitanda uri muzima ukavuga ati se ndakora iki kwa muganga ariko nyine ni muzima uragera ukavuga uti ubu nyine karabaye turara aho ngaho naho bakwitaho Faisal uzi ko bagaburira abarwayi baraza bakakubwira ati jya koga saa 10 bari barangije kunshyira amaserumu 2 saa 10 z'igitondo bari banshyizemo kateteri amaboko yombi bantera serumu ndi muzima ndavuga ni karabaye se bantera serumu banyambikaga njya koga kugira ngo bizitajya muri za kateteri amazi maze ashyushye urayasaba bakayaguha rwose uba witaweho Faisal bakwitaho cyane ndi muzima nibaza ariko nagize ubwoba bwinshi ku buryo bafataga umuvuduko bagasanga narengeje 150 kubera ubwoba kambwira ati gabanya umuvuduko uko byagenda kose gabanya stress mu mutwe nkagerageza wapi nkasenga nkishyiramo akanyabugabo ariko bikanga umuvuduko ukazamuka bidatinze rero bazanye akagare babanza kuzana imyenda bakuzanira imyenda bakakwambika bakaguha imyenda rwose ingofero ikanzu n'amasogisi n'ibiki ukagenda nyine bakagushyira ku kagare uri muzima nkavuga nti ariko si umuntu muzima yicaye ku kagare ndashaka kubabwira ni mwaretse nkigenza ko ngende ndi muzima ariko barakujyana bakugeza ku cyumba kimwe bakaguha undi nawe ukava mu kagare umutima udapfuye vuga uti ariko ubundi kandi nturi busubire inyuma noneho ibintu byageze finale ariko icyiza cy'abaganga ba Faisal birenda ubonana na dogiteri wa nyuma kikubwira ati nimba wumva utabishaka bivemo ntago tuzavuga impamvu ntago tuzabwira Delphine impamvu wavuyemo tuzagira ibanga dufite uburyo tuzamubwira oya nakomeje nta kibazo ubwo neza muganga akaguha ikindi bakaguha undi muganga mbega baraguhererekanya ku buryo n'uyu munsi unsubijeyo ntamenya naho naciye cyane noneho banshyira ku gitanda tiryama iyoroshe iyo shuka ngiyoroshe ndi muzima ati napfuye nabuze naho ndeba ubura naho ureba ukavuga ko siga hano yanjye ibi bintu ni ibiki na Delphine turi kumwe abaganga batera buraga ati ngende fiye doneri wawe ntugire ikibazo we ariko oya umuganga akubwira ati umurange ndi fiye doneri wawe baba babaza Delphine kwa muganga umuntu ugiye gutanga impyiko bamwita umudona Delphine umudona wawe umudona nuwuhe babanza kujyana uwo bita umudona nyine ari we ngewe babaranjyanye umudona yenda umudona banyinjiza noneho aho bajya kubaga masanga abaganga benshi mu myaka yanjye 46 n'ubwa mbere mbazwi n'ubwa mbere nagiye kubagwa ariko mfite murumuna wanjye ubazwe inshuro 5 enyabyara n'indi naramubaje kubagwa bimera gute ati nyine barakubaga ntiyansobanurira byinshi ndengira masanga abaganga uwo nabashe kumenya n'uwo twaravuganye utera ikinya ati barakwibwira bose nta n'umwe usigara atakwibwe bavuga ati mugire vuba kuraje bo niko baba bavuga reba mvuga nti karabaye aba bose ndapfuye mfite umwana muto ujya uvuga biriya bintu ngo bya tatamurasiyo baba bose bagiye kunkorera tatamurasiyo ndavuga ni tatamurasiyo tumutima uwa mbere arambwira ati ndi muganga wawe utera ikinya nitwa gutya baranyibwira benshi kandi uko bakwibwira burya abaganga baba bari kugutera ikinya wowe utabizi baba bamanura akantu k'ukuntu gakeya ubona yaherukiyeho ni umuzungu barambwira ati muganga wawe nuriye ati hayi ni hayi nibyo mperuka mpamye uko byagiye nta kindi ati hayi nyine nagiriye muri hayi ndasinzira nongeye kwicura saa 11 z'igitondo
z'ijoro kandi ninjiye saa moya. Yesu werekomana saa 11 nicuriye ku bubabare inshuti yanjye. yego Nicuye wagira ngo ikamyo zose zo mu Rwanda zitwara amabuye bazipakiye mu nda yanjye. mana we Ndavuga nti Yesu nibi ndapfuye. Noneho wicura iyo ukiva mu kinya uri gutengurwa cyane. Faisal rero baba bafite akamashini bahita bashyiramo ugahita ushyuha ati noneho ndashyushye, ukababwira ubuvuga ariko nicurira ku rusaku rwa Delphine. Nawe twe turyamye mu cyumba cye mbere, we yakangutse mbere. Delphine twanaganiriye arambwira nyuma, arambwira ejo bundi tujya kwa Gerard Imbabazi, arambwira ati wowe barakujyanye bakugejeje saa 3 bavuga ko ibintu byagoranye. Urumva nari nagiye wakiye disi, ariko Imana irahaba kuko hari icyo yatuvuzeho, hari icyo Imana iba yarakuvuzeho kandi ijambo Imana yakuvuzeho nta kintu cyari kure. Byararangiye rero. Yego nicura Delphine asakuza. Ndavuga mbese ubu nanjye ndasakuza ndi umuntu mukuru. Urumva ngende umuntu mukuru ndi nka mama wa Delphine. Urumva umwana wanjye w'imfura afite imyaka 23, Delphine afite 21, barenda kungana. Na mubyara Delphine. Ndavuga nti nitsakuza se Delphine ari gusakuza, ikindi nkaba ndi n'umurokore twaratojwe kwihangana. Nceceka ndaruca ndarumira. Ariko muganga unyegereye nicuye masanga wa dogiteri twabonanye bwa mbere Chantal. Yego Mitamubwira Chantal mwiriwe. Tiyo Claudie wiriwe. Nta kindi yavuze, yarandebye nyine abona ko nkangutse arangije arigendera. Baraza bahita bantera urushinge. Ntanongera ndisinzirira. Na Delphine ubwo bararumuteye twongeye kwicura saa 3. Delphine we kubera kubana n'abaganga. Yego Azi n'umuti wamugabanyiriza ububabare. Wowe sinkuzi. Wayasakuzaga avuga ati muntere ka morofine. Ko ngo morofine nimbi simbizi. Ko umuntu ugeze kunuze uribwa cyane bikaba. Delphine yarumva we yarariwe cyane mu buzima warabizi. Muntere ka morofine nkumva sinzi ibyo ndi buvuge. Yego tugejeje saa 9 za nijoro. Ndavuga nti abaganga ba Faisal baba bari hafi winyeganyeza imashini gahita isona agahita aza cyane, baba bakucungira hafi cyane. Twararanye n'abasore babiri. Umwe ashinzwe ibyumba 2 undi ashinzwe icyo turimo. Mbwira Delphine, yewe Delphine we ni noneho ndumva isukari nshizemo. Ngo bwira muganga. Isukari gushizemo. Umvaga gushizemo koko. Numvaga inzara nyinshi. Inzara. Ndavuga ni ndumva isukari ishizemo. Delphine ati bwira muganga. Ngira isoni. Ahita avuga muga uriya isukari mushizemo. Muganga araza bagira keya cyane. Keya nyinshi rwose. Byatuma rwose nawe ugira mudu yo kujya mu gikorwa cyiza. Hanyuma rero warabazwe. Narabazwe. Umeze ute? Ntabwo barufite bimeze biti. Narababaye. Inshuti yanjye narababaye ku buryo nagendaga nunamye. Namaze ibyumweru 2 ntamara n'ibiyiko 2 by'ibiryo. Yesu we. Namaze ibyumweru 2 nararwaye ya ndwara yo kutituma. Mana we. Mbabara mfite ubwoba, mfite agahinda n'umubabaro. Ariko Imana iramfasha. Abakozi b'Imana nari ndwajwe n'umukozi w'Imana. Umwarimu kazi w'ahantu bita mu Ruhango muri ADPR. Ansengera nataka kansengera akampamagarira abakozi b'Imana. Vraiment ndashimira abantu bose bansuye ndwaye. Abavandimwe baransuye, abakozi b'Imana baraje bakansengera tukiriranwa. Hari ababyeyi b'inshuti zanjye bo mu rubonobono bansuye inshuro enye ndyamye aho hantu. Rero kwa wamaze kingana iki? Kwa muganga nicyo kintu cya mbere cyambabaje. Bakubaga urumva bambaze kuwa 3. Kuwa 4 barambwira ngo taha. Kuwa 4 barambwira ngo taha, uwo basigarana ni Delphine. Barambwira ngo taha. Ngira muganga nti wambabariye ubu urabona ntahanjyaye. Wambabariye nkiryamira. Wambabariye nkiryamira. Nta minsi wamaze? Uhamara umunsi umwe. Barambwira ati taha genda gerageza kwifasha. Komera ntacyo uri bube urakira.
ariko nkumva sinshaka gutaha nkibaza ahantu ndi butahe kanshobera Yo. impamvu numvaga kwa muganga mfite uburinzi abaganga bahari bakabakaza nkibaza ninjya mu rugo biragenda gute ariko rwose baragusezerera bakagukubita ikarito y'amazi yo mana we aguha ikarito y'amazi iti genda rwose uzagaruke baguha indi minsi nk'itatu yo kugaruka yo kuba ugarutse none ndibaza yego ubuzima ubayemo mu rugo abo bana igihe wari uryamye kwa muganga babahagaho gute abana babayeho ku bw'Imana yego abo bashuti banjye wansuraga yarazaga ati yo wagize neza akampa 2 akampa 5 bavandimwe bakanzanira icyo kurya mbega ubuzima bwakomeje gutyo ariko ubu ufite amezi 6 yo kudakora ibintu bigoye n'ubu ngubu sinari natangira gukora ubu rero aka kanya ubayeho gute urumva umeze ute ese hari umuntu wo kugufasha uracyarwaye uracyababara ntubashe gukora bimeze gute ntago nari nabasha gukora naranabigerageje nkuramo mva ukwezi kose mu kwezi kwa kabiri ngiye numvishe nsa n'ukomeye ndavuga nireka nirwaneho nk'umuntu narakize ariko navuye ukwezi kose ngira Imana ntimfasha iyi ndwara yinzahaza kuko urabizi ko ibi biguma mfite ntari nagiye kubyara Imana iramfasha mbona Satani aratsinzwe Satani yari afite umugambi wo kumbabaza kugeza igihe nzicuriza igikorwa nakoze ariko ndashima Imana yankomereje amaboko yankomereje amaboko hari aho nageraga nakumva ngiye kuremba nkabwira Imana no gusubira Faisal urabizi inama tike kujya kuri moto biragoye meze gutya ariko mfashe ari naho mbonera gushimira mushuti wanjye mfite mushuti wanjye umukozi w'Imana umudiyakoni mu Gakinjiro mfite Maritini waje kuntwara mu modoka ye kuri lisanse ye anjyana Faisal kuva Ijabana ujya Faisal bamba na Faisal baducira 20,000 kugeza mu rugo Maritini yaje ku buntu anshyira mu modoka ye na lisanse ye anjyana Faisal arantegereza arangarura Imana yo mu ijuru imuha umugisha kubuntu twaganira ukira bugake kuko reka rero nk'itidashyikirwa kuko ibintu wakoze bikora bake nanjye ubundi hasi napfa kubikora kwikora n'ibyiko sinapfa kubikora pe nanjye sinjye wishoboje ni Imana yagushoboje ariko se Claudine ubu tuvugana hagize umuntu ushaka uba ati Claudine reka rembe namutera inkunga wenda ubwo burwayi bwe ajya nuko ajya kwa muganga amere neza twe kuri umuzunguzayi yakubura kuri iyo nimero nomero nkoresha ni 078 25 99 890 yego reka tugushimiye cyane abakunzi bo kuri Rwiza Empire nkunda kugira tubigwa benshi batandukanye kandi pe je icono yanjye barafasha twizeye ko nabaza gufasha ni ukuri Imana ibaha umugisha.